Muraho neza, Master Ndobasuhuza, ndabaha ikaze mu isomo rishya ry'ingenzi. Isomo tugiye kwiga uyu munsi ryitwa gusobanukirwa na robotics. Muri iri somo tugiye kureba icyo robotics ari cyo, uko robo zitekereza kandi zigakora, n'uburyo zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, haba mu nganda, kwa muganga no mu ngo zacu. Noneho reka dufungure ubwenge dutangire urugendo rushya mu isi y'ikoranabuhanga ry'ahazaza. Ese ibisobanuro bya robo ni ibihe? Robotics ushobora kuzisobanura gutya muri aya magambo: ni ishami ry'ubumenyi cyangwa se sayansi n'ikoranabuhanga tekinoloji rigamije gukora no guteza imbere robot. Ubundi se robo cyangwa se robot ni iki? Yo ni imashini ishobora gukora ibikorwa by'abantu kandi iyobowe na mudasobwa, rimwe na rimwe ikagira ubwenge bumeze nk'ubw'abantu, artificial intelligence. Ibice bigize robot nuko bikora. Robot ifite ibice bitandukanye bigira uruhare mu mikorere yayo. Igice cya mbere igira igice cyitwa sensors. Sensors zifasha robot kubona, kumva cyangwa gukora ibintu. Urugero, hari camera sensor, temperature sensor and road sensor. Hakaza igice cya kabiri cyitwa actuators. Actuators ni amaguru cyangwa amaboko ya robot. Ibyuma bituma robot igenda cyangwa yimura ibintu. Igice cya gatatu ni processor. Processor cyangwa se ubwonko bwa robot. Aha niho ifata imyanzuro ishingiye ku byo yumvise. Igice cya kane yitwa power supply cyangwa se power source, cyangwa se igice gikontininza amashanyarazi. Ushobora gukoresha battery cyangwa se andi mashanyarazi aturutse ahandi hantu. Igice cya nyuma cyitwa software cyangwa se program. Program ni code ibwira robo icyo igomba gukora. Dukomeze n'amoko ya robo. Hari amoko menshi ya robo, harimo industrial robot zikoreshwa mu nganda, guteranya imodoka, gupfunyika n'ibindi. Urugero twafata hari yitwa ABB RIB, ikaba ari ibintu byatuma ikoreshwa mu guteranya imodoka mu nganda nka Ford n'izindi. Hari yitwa Fanuc M20IA, ikoreshwa mu gupfunyika, mu gutwara no gushyira ibintu ku murongo mu nganda. Hakaza urundi rugero wenda twafata yitwa KUKA KR40, ikoreshwa mu gusudira no guteranya ibice by'imodoka. Tugende ku bwoko bwa kabiri bwa robo, ari izikora muri serivisi cyangwa service robots, zifasha mu kazi k'abantu nko gukora isuku, gutanga ibiryo mu mahoteli n'ibindi. Urugero twavuga kuri izo ngizo hari yitwa Roomba, ni robo isukura inzu. Urugero twavuga ari wenda nka vacuum cleaner robot. Hanyuma urundi rugero twavuga Relay by Savioc, ikoreshwa mu mahoteli gutwara ibikoresho cyangwa ibiryo ku bakiriya. Hakaza urundi rugero twafata yitwa Wiz by SoftBank robot, yo ni robo ikora isuku mu biro no mu nyubako. Bagiye tugeze ku bundi bwoko bwa medical robot, izifasha abaganga mu kubaga cyangwa se gupima abarwayi. Urugero twafata ariko Da Vinci surgical system, ikoreshwa mu kubaga abarwayi neza cyane. Tugafata urundi rugero rwitwa Tag robot, itwara imiti, ibikoresho cyangwa ibiryo mu bitaro. Hakaza urundi rugero rwitwa RP Vita, ni robo ifashisha mu buvuzi bw'iya kure cyangwa se bwa kure, iyo bita telemedicine, igafasha kwa muganga kuvugana n'umurwayi ari kure. Yitwa military robot, izikoresha mu butasi cyangwa se mu ntambara. Urugero twafata ni Pack robot by AI robot, ikoreshwa mu gutahura ibisasu cyangwa mu gukora ubutasi. Haza iyo bita MARS cyangwa se Model Advanced Armed Robotic System, robot ifite intwaro ikoreshwa mu ntambara. Hari yitwa MK9 Reaper drone, drone ikoreshwa mu butasi no gutera aho bikenewe. Hanyuma twajya ku rundi rugero ni social robots, zishobora kuganira n'abantu, gutoza abana cyangwa gufasha abasaza. Fata urugero yitwa Pepper, zishobora kuvugana n'abantu, kumenya amarangamutima no gutanga amakuru. Dufata urundi rugero rwitwa Nao, zikoreshwa mu mashuri, gutoza abana, gutanga amasomo no kwigisha imyitwarire. Hakaza yitwa Paro robot, imeze nk'inyamaswa yifashishwa mu gufasha abasaza no gutanga ihumure mu bitaro. Uko robot zishobora guhindura ubuzima: zishobora gutuma imirimo ikorwa vuba kandi neza, zishobora kugabanya impanuka mu kazi, bikagera se nk'ahari umuriro cyangwa se ibisasu. Zishobora gutanga serivisi aho abantu batagera nk'aho ari indwara z'ibyorezo. Zishobora kugana abantu bafite ubumuga. Ese robo zizahindura abantu? Yego, hari aho robo zizahindura abantu cyangwa se zizasimbura abantu mu mirimo imwe n'imwe, ariko ntizishobora kugira amarangamutima, urukundo cyangwa gufata imyanzuro ishingiye ku muntu. Imyuga imwe n'imwe izakomeza gukorwa n'abantu, nk'uburezi, ubuhanzi, ubuvuzi bw'umutima n'ibitekerezo. Imirimo izasimburwa na robo ese yaba ari iyihe? Dufite imirimo isubiramo cyane repetitive, nko gupfunyika mu nganda, gukora isuku mu mahoteli, kwakira abantu ku marembo receptionist, gutwara ibikoresho mu bitaro,
n'ibindi. Ese abantu bazakumana akazi gute? Abantu bakwiye kwiga ubumenyi bujyanye na technology, coding, robotics and engineering. Abantu bakwiye kwigira ku mirimo robo zirashobora gukora neza, nko gutanga ubufasha bwa muntu, empathy, guhanga ibishya, gucunga abantu. Hanyuma abantu bakwiye gukorana na robo aho guhangana nazo. Urugero, umuganga ukoresha robot kubaga ariko isimbura ubushobozi bwe. Hano tugana ku mwanzuro twavuga ko robots ni ikoranabuhanga rizagira uruhare runini mu buzima bw'ejo hazaza, ariko ntibigomba gutera ubwoba. Aho kwikanga ko tuzasimburwa, tugomba kwitegura tukiga, tukavumbura kandi tukazikoresha mu nyungu z'abaturage bose. Rero dusoje ikiganiro cy'uno munsi. Murakoze kunkurikira, naho utaha. Ariko mbashishikariza gukomeza gukanda subscribe, like na share. See you.